Gusa niba amaribori yawe ari kuri stage ya gatatu, ya maribori aba asa umweru, uzabona impinduka zingana na 40%. Naho niba ari ya maribori agisa umutuku cyangwa amaribori asa pinki, ushobora kuzabona impinduka wenda zingana na 80%. Ni byiza kuvura gitera kurenza kuvura amaribori yakuze asa umweru, ushobora kutabona impinduka iyo ari yo yose. Uyu munsi tugiye kwiga amaribori. Stretch marks ziterwa n'ibintu bibiri: gusaduka cyangwa kunanuka cyane k'uruhu. Ibyo biterwa no kugabanuka cyane kw'ibiro cyangwa kwiyongera kw'ibiro. Gutwita, gukora imyitozo ngororamubiri utabanje kwishyushya, nabyo biri mu bintu bituma uzana amaribori. Kugabanuka k'ubudahangarwa bw'uruhu bitewe no gukoresha za steroid zikagenda zica intege collagen na elastin, nabyo ni mu mpamvu zishobora gutuma uruhu rwawe hazaho amaribori. Ni byiza kuvura gitera kurenza kuvura amaribori. Urugero, niba ufite ibiro byinshi ukabigabanya, cyangwa wenda nko ku bagabo, ishyushye mbere yo gukora siporo kugira ngo utaza kuzana amaribori. Niba kandi nanone utwite, ukirinda kongera ibiro byinshi. Ikindi, niba ukoresha amavuta cyangwa imiti cyangwa amasteroid, ni ngombwa kugabanya gukoresha iyo miti ya cortisone cyangwa steroid, nabyo bizagufasha. Uburyo butatu wavuramo amaribori. Uburyo butatu wavura amaribori: koresha za retinoid. Twarabibonye ko za retinoid ziri mu bintu bifasha uruhu kongera collagen. Gusa niba amaribori yawe ari kuri stage ya gatatu, ya maribori aba asa umweru, uzabona impinduka zingana na 40%. Naho niba ari ya maribori agisa umutuku cyangwa amaribori asa pinki, ushobora kuzabona impinduka wenda zingana na 80%. Amaribori ni byiza kuyatreatinga akiri mato cyane, mbese akiri kuri stage ntoya, kuko iyo ageze kuri stage ya gatatu biba bigoranye kuyakuraho. Uburyo bwa kabiri ni ugukoresha oil na argan oil, avocado oil, jojoba, passion fruit, centella asiatica. Nazo ziri mu bintu bifasha mu kuyagabanya kuko zikungahaye kuri vitamin C na E. Icyo zifasha nazo zongera collagen. Nanone ni antioxidant, zifasha umubiri wacu guhangana na za free radicals zishobora kwangiza uruhu rwawe. Izi oil zitangariza kuri ya maribori akiri mato asa umutuku cyangwa pink. Naho iyo ari amaribori yakuze asa umweru, ushobora kutabona impinduka iyo ari yo yose. Oil ni meza cyane kuyakoresha igihe utwite. Niba utwite, ushobora gutangira uzikoresha, gusa ugomba nanone kumenya ko hari ubwo zitagufasha bitewe wenda n'uburyo ibiro byawe biziyongera muri trimestre ya gatatu igihe wenda kubyara. Uburyo bwa gatatu bwo gukuraho amaribori ni ugukoresha medical devices za facial, zimwe na zimwe. Ni nabwo buryo bwiza bwizewe cyane butanga result igaragara ku ruhu, nko kuba wakoresha dermaroller. Uruhu bamera nkaho bari kurutobagura mu gihe uri gukira bya bikomere biri ku ruhu, uruhu narwo rukagenda rukora za collagen. Ngira ngo twarabisobanuye twiga isomo rya collagen. Ubundi buryo ni ugukoresha laser nka fractional, cold laser. Hari n'indi laser bakoresha ultraviolet rays, bakoresha imirasire y'izuba yo mu bwoko bwa UVB, bigatuma uruhu rukora melanine, mbese rugakora ibara ry'umukara, bigatuma handi hahinduye ibara rigenda ry'abara ry'amaribori rikavaho, ubundi ugasanga ya maribori ntabwo akiri kugaragara. Ubundi buryo bwa nyuma bakoresha carbon dioxide injection, aho bongera mu ruhu rwawe carbon dioxide aho hantu ufite amaribori, bigatuma umubiri uhabona oxygen ihagije n'amaraso agatembera neza muri ibyo bice. So nizere ko ino summary hari ikintu igufashije. Ku banyeshuri bashaka kumenya byimbitse, nimbona umwanya nzabakorera isomo ryuzuye ku buryo umenya amaribori, types zayo, mbese umenya buri kimwe ku buryo umukiriya wawe wamwigisha stretch marks icyo ari cyo agasobanukirwa.